uba following Power Comedy arya nande hari rumaze iminsi TV show mu following Power Comedy mu following nande hari ni rumaze iminsi diaspora rumaze iminsi Power Comedy bose mu following urumva ko ikwa support amana rwose nk'uko mubizi rero ngiye nitwa Power Comedy. Abantu bagiye bavuga ngo Power Comedy aradutuburira ngo agakora ngo cover ngo akihuza ngo n'abastari. Ngiye mwarabonye nagiye nkora video z'uduchallenge zigiye zitandukanye, rimwe nkazana abakobwa b'ahantu hatandukanye, ubundi nkazana umusitari, nyine mukavuga se Power Comedy ubundi akora iki, bimeze bite, ibintu ashaka kudutamo nibi. Uyu munsi rero nazanye abandi bastari batatu. Uyu nguyu yitwa nde? Yitwa Diaspora. Hanyuma uyu nguyu wo hagati we muramuzi, ni icyamamare nyine mujya mubona muri Big Mind kwa Clearman, bamwita Wayigenge. Hanyuma ngiye ndi Power Comedy, ngiye musanga munzi ntabwo tubitinda. Uyu nguyu uri ku ruhande nawe yitwa Rumaze iminsi, akaba afite channel YouTube yitwa Rumaze iminsi. Mu by'ukuri no kuvuga ngo tugiye kujya dukorana nka team, usibye wenda uyu nguyu twatumiye nyine waje kudusura nyine ni umutumirwa ariko w'icyamamare. Ubwo nyine wakwandika muri comment tukazakuzanira undi mustari waba ukunda mu minsi iri imbere. Kandi bira byose tubigezwaho namwe uko nyine mugenda mudushyigikira, amazina yacu akaguka. Dushobora no kuzabanzaranirwa na Chris Brown cyangwa tukabazana n'undi muntu urenze. Mbese uyu nguyu mwari muzi ko twahura nawe ni Wayigenge. Nafite izina rikomeye mu Rwanda se, ntago ubundi ntago ari ibintu bya danje nyine. Muramutse muduha views mukadukorera neza, natwe nyine tukazamuka tukajya ejuru, n'abandi twazababazanira. Kandi ibihangano byacu bikaguka, made in Rwanda yacu ikazamuka, n'akantu ko gushyira mu mufuka kakaboneka. Ariko kuba duhora nyine kuba duhora turi abakene nyine mutubona turi babandi, nuko nta views muduha. Kandi views ziva he? Mu mafaranga. Muturebera ibihangano twishime, natwe nyine dutera imbere, hanyuma namwe muzatubaza ikintu. Na filime rega twayikora, abangaba bose bakaza muri filime, ibintu bikagenda neza. Ndakaza muri filime nuko mwatubabare mukadufollowinga ko uba following Power Comedy arya nande hari rumaze iminsi TV show mu following Power Comedy mu following nande hari ni rumaze iminsi diaspora rumaze iminsi Power Comedy bose mu following urumva ko ikwa support amana. Rwose ukibona iyi video isharinga nk'abantu batanu, unyarukire kuri subscribe nyine kuri Power Comedy, ukande like ukande comment, byibura abantu batanu naho. Hanyuma ugende ujye kuri Rumaze iminsi naho bikore gutyo. Wakoreza abantu bari mu cyaro, wakoreza bari mu Burundi, wakoreza bari Uganda, ahantu hose byibura natwe tumenye ngo iyi video yagezeyo. Hanyuma rero natwe tuzagaruka dushimira nk'abantu mwagize abastari. Turabakunda cyane kandi muri ab'ingenzi. Ibi byose dukora ni ukubera mwebwe, tutabafite twagenda tukiryamira cyangwa tukajya mu cyaro guhinga amashu.